guys, hari amakuru ngewe nabyutse ndeba ahantu gake nanariza gake ndavuga ni se aba banyarwanda bacu ni ukubabona burya nabo ngo babyimbye ngo barimo baradukanga ngo batugira iki. uyu munsi nibwo naje kuba natabura amakuru avuga yuko ngo burya ngo ejo abahanzi b'abanyarwanda ngo babona Tekino ngo bavuye mu nzira ngo barahaba ngo baratitira, bamwe natangiye kujya mbona amafoto bamwifotorezaho, abandi mbona amafoto batangira kumubona bagahaguruka bakavuga ati karawutindira hageze. ariko se shamwe abanyarwanda mwagiye mureka ibyo byimbwa, mwabanzi mwe mwagiye mureka ibyo bintu byimbwa mukareka kumenya ngo nimba haje ngo umunyamahanga ngo muhite mwishyamo ikintu cyo kumva yuko ngo ari umuntu uri hejuru cyane ngo abarenze. mwebwe nyine namwe murarenze. ariko se twirirwa tubona namwe ibyo mwirirwa mukorera abana b'abanyarwanda babandikira mukayo babwira ati reka ati si turi ku rwego rumwe, ariko namwe mwaje kubona yuko ahantu mubarizwa burya ari abandi bantu baba bahabarizwa kandi bari hejuru yanyu. rero niyo mpamvu mbabwira ni mujye mureka ibyimbwa, ibyo byo ni iby'imbwa. nagiye mbabona harimo ngo no bita hizi ibintu nk'ibyo ariko barayajya ariko navuze ni n'ubundi byanga byakunda iyo ubyinagaje nawe ubona bagubyinagaza. ni ukwanga ibyo ukora nawe abantu baba babigukorera aho ngaho gake ubwo nyine aho turi kugenda nabo bari kubyumva.